kwiga nabonye muri IBTC hariyo udushya twinshi cyane mu kwezi kwa kabiri barashaka gufasha abantu kumererwa neza cyane ariko mu gihe gitoya. Hari ibyo barimo bansobanurira hanze ndavuga ari ntago nabyemera nimaze mu bisobanurira abanyarwanda babyumve neza cyane cyane ukwezi kwa gatatu batangire kwiga n'iyi shift cyangwa se n'iyi promotion y'ukwezi kwa gatatu kugira ngo by'ukwezi kwa kane zaje kugera abenshi bamaze kubona impamyabushobozi izabo. Muri studio ndakira sinshaka se namwita muzehe muzehe oya ndacyarimo umusore wo kuntu uracyari umusore ya abantu ko bagushidikanyaho oya ndacyari injege ariko jyeze wegera icyuma fresh umeze neza bashima Imana. Ya nitwa Daniel Byiringiro ariko aha ni mu rugo nturutse muri IBTC Film and Design School. Nkuko mwabivugaga turi ikigo gitanga imyuga kigisha imyuga y'igihe gito kandi imyuga ifite amafaranga ku isoko ry'umurimo iri gufasha abantu benshi kujya ku kazi. Urabizi gufotora ni umwuga mwiza, gufata amavideo ni umwuga mwiza, urabizi ku kibuga ubu turi mu rugo rw'imikino match abantu benshi zaba English Premier League tubibona kubera ko ari abakameramani babiri inyuma. Twigisha gufotora rero no gufata video neza kinyamwuga n'andi masomo menshi, ariko rwose abakunzi ba Radio Umucyo murabizi neza ko twababwiye ko twatangiye amasomo ajyanye no kwiga amategeko y'umuhanda. Mwabitwaje inshuro nyinshi ariko byaratangiye kandi ku mafaranga make cyane. Mushaka kwiga amategeko y'umuhanda nabyo biri muri product twazanye n'ubukanishi bwa moto ariko n'ibindi byinshi. Amategeko y'umuhanda ni ikintu gikomeye cyane abanya abantu benshi mo kugenda biga gake gake. Abanyeshuri benshi yego bakunze gutaka kwiga ariko ntibatsinde cyane cyane kuri ibintu by'amategeko y'umuhanda by'impushya zitandukanye. Cyo cyaka kugira ngo ubwire abantu nirihe tandukaniro riri hagati ya IBTC n'andi mashuri yego yigisha abantu ugasanga abanyeshuri mo gutaka ngo twatsinzwe kandi gihe turimo si icyo gutsindwa babyita gushya bati twahiye. Icyo twakubwira reka tuvuge nk'uruhushya rw'ibanze provisoire abantu benshi bajya gukora batarasomye cyangwa se barabiborotse. Uko twateguye amasomo y'amategeko y'umuhanda urabizi bakorera online n'ubundi amasomo twashyize mu buryo bwa online. Uko ukora uko bajya ku kizame ibibazo babaza bihora ari bimwe, bagenda basimburanya ariko bihora ari bimwe. Rero icyo twakoze twegeranije bya bibazo tubibasobanura neza mu buryo bworoshye ku buryo bafata mu buryo bworoshye ariko ukabyiga atari ukubiboroka ahubwo ari ukubyiga mu buzima busanzwe. Kuko nunabona provisoire uzajya mu muhanda wishidikanye ku cyapa bakwandikira bisaba ko twabateguriye amasomo ku buryo babyiga atari ukubiboroka ari ukubyiga hano bishyira mu bikorwa. Icya kabiri ibyapa biri mu muhanda ugomba kuba ubizi twarabiteguye mu buryo wabifata neza mu buryo bworoshye. Icya gatatu igazeti ni ndende nini cyane twagerageje kuyikwenza turayegeranya neza ku buryo umuntu n'utarize yayisoma akayumva cyangwa se wayimubwira mu magambo akayumva uko byaba bimeze. Ikindi no kumenya ibirango ariko kandi na biriya bibazo tukabicamo mu buryo burambuye. Rero wiga igihe gito iwacu muri IBTC biba biri online kuri telefone kuko n'ubu uzakora online uburyo mu kizami bagikoramo tuba twarakubwiye uburyo bukoreshwa nuko witwara n'ibyo ugomba kwirinda. Tukwishyuza 15,000 byonyine wamara kwiga, tukwishyuza 15,000 byonyine kwiga amategeko y'umuhanda. 15 ni amafaranga umuntu wese yabona wamara kwiga neza mu gihe gitoya ukajya gusaba code ku irembo cyangwa se twayigusabira ukajya gukora provisoire. Abantu bacu bakora rimwe niyo ntego dufite kandi agakorera ku manota 16 18 kuzamura nta kujya munsi y'ayo manota. Ko mwatanze ubwa sisi kubijyanye no kwishura ko yego turi mu gihe cy'ama promotion kandi ntago twifuza ko abantu batumwanya. Ariko nizere ko iyo promotion itari ku mategeko y'umuhanda gusa nizere ko n'ahandi n'abandi nabo n'ahandi n'ibindi bisanzwe turabivugaho. Ariko impamvu amategeko y'umuhanda twabonye abantu benshi bataka ukumva ngo akoze gatana akorera provisoire kandi n'ibintu bisanzwe na polisi byigisha kugira ngo abantu babishyire mu buzima busanzwe. Ugasanga umuntu ngo agiye gufata code 5 enye
kubera iki ntago yizeye kubera ko utamwigishe mu buryo yafata amategeko y'umuhanda neza akabyiga biboroka rero ntago aribyo dushaka. So rero ku bantu bagiye kwiga ibintu byacu n'ibindi ndaje mbisubiremo gakeya, amategeko y'umuhanda ukwiye kuyiga. Umuntu wese twaje gusanga n'umunyamaguru agomba kwiga amategeko y'umuhanda, uretse ko abantu bigeze biri na business ugomba kubanza kubona uruhushya. Ugomba kwiga, nabonye no muri Tour du Rwanda ntago bimeze neza. Yes, reka kujya mu muhanda wihishahisha kuri polisi kuko ni icyaha gikomeye kujya mu muhanda udafite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Baduhamagare kuri 0784 16 58 47 wowe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda. Andika iyo nimero neza 0784 16 58 47. Ikindi nakubwira, IBTC ntabwo igarukira ku mategeko y'umuhanda gusa ahubwo no kwiga ubukanishi bwa moto twarabivuze. Wiga mu gihe cy'ukwezi, kundi kwezi ukajya gukora pratique mu magaraje dufitanye amasezerano. Ikindi kuri ushaka kwiga multimedia, byo gufotora, gukora filme, gutunganya amashusho, gutunganya ibyapa, editing ibyapa n'amafoto, ni karibu. N'abanyeshuri biga multimedia bazakora stage tubahaye ikaze. Ejo ni mu kwa kane twatangiye kwandika, kwezi kwa kane nibwo barya muri stage abantu abanyeshuri biga multimedia. aho ngaho ndumva ari sawa cyane. Hanyuma se burangiye mba nkunda kurera ku tuntu twa promotion. Abantu benshi bikundira promotion no kuzenyoyinga ko duherukana. Twe tuzi ko gahunda hagati ya 25 kuzamura z'intara z'ukwezi cyane cyane mwakira abanyeshuri benshi. Iyo gahunda nayo ikomozo kugira ngo abantu promotion irahari. Nejo bundi mu iki cyumweru nibwo dutangira iyo promotion, nibwo itangira ku bantu amafaranga dusanzwe twishyuza gufotora cyangwa gufata ama video no kweditinga amafoto n'ibyapa no gukora za invitation. Dusanzwe tugira promotion kugabanyirizwa 30%. No kuvuga ko rero abantu baze byandikiye mu iki cyumweru ari benshi. Promotion izarangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Waba ushaka kwiga gufotora urabyiga ku mafaranga make parapara amafaranga dusanzwe twigisha. Ikindi nababwira, programme za IBTC zose ziri na online. Ndashimira cyane, hari umuntu wo muri Central Africa uyu munsi wishyuye gukamera, ari kwiga gukamera, atangiye kwiga gukamera online kuri telefone yawe. Wakwiga gukora ibyapa, wakwiga amategeko y'umuhanda, wakwiga gukanishi, ukajya gukora pratique mu gihe cy'ukundi kwezi. Amasomo yacu biroroshye, twigisha amasaha 2 ku munsi, 2 ku munsi bitewe n'igihe uhisemo. Ushobora kuba ukora akazi gasanzwe ariko ushaka kuza kwiga nyuma y'akazi, saa 12 saa 2 irahari. Muri weekend kwa gatandatu kujya saa 8 birahari. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 106. Kuko tuvuze ibintu byinshi, duhamagare ku iyo nimero, yandike vuba neza 0784 16 58 47. Ni 0784 16 58 47 tukubwire ibyo kwiga mu buryo burambuye. Okay, hango birumvikana neza cyane. Ubwo iyo nimero muyifate, muhamagare basobanurire. Nabonye bajya banatanga buruse, hamye ukuntu ibintu bigenda. Ikintu cyawe ugomba gukora nta kintu gutinyuka, hanyuma ibindi byose tukazareba ibyari byo. Cyo nemera cyo ni kimwe, wabashije kuza kaza ukiga. Ikigoye ni ugutinyuka. Naho umunyeshuri rwose yaje ntago yagenda mutumvikanye. Icyo ni ikintu nzi neza cyane, kandi hari n'abatanga ubuhamya bagiye batandukanye agenda babigarukaho. So danubwo niba nta kindi wabwira abantu twasoza. Murakoze cyane no kubashimira Radio Umucyo, turabafatanya ibikorwa beza, muradufasha cyane. Kandi tushimiye n'abakunzi bacu bagiye kutugana. Reka tubabwire ko dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 106. Naho kwiga ibyo bintu byo gufotora, gufata video, gukora ibyapa, amafoto, ubukanishi bwa moto, amategeko y'umuhanda, naduhamagare kuri 0784 16 58 47. Murakoze cyane. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha.
IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. ese we babasore bawe babona akazi Bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.